Kurota utoragura avoka munsi y'igiti, banza umenye icyo bisobanura. Kurota ubona avoka zitukuye hejuru ku giti, ukabona hariho izeze n'iziteze, nje kubigusobanurira iyerekwa ubona ntusobanukirwe. Mbere y'uko tubisobanura kanda like kugira ngo ikiganiro kibashe kugera kure. Imana niguha umugisha, niba uri mushyashya ukore subscribe, ukore share na comment, byose biba bikenewe kuko bikora umurimo w'Imana kandi uri umuntu w'agaciro kuri iyi channel bita Kristo Ariho TV. Tugiye kugusobanurira byinshi ku giti cya avoka, tugiye kugusobanurira byinshi utarusobanukiwe. Turagusobanurira kubona urimo usarura izo avoka ukabona urazitwaye se cyangwa ukabona ntuzitwaye, ukabona ziraboze se cyangwa ntiziboze, byose nje kubigusobanurira bifashijwemo n'umwuka w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo amena. Haleluya. Imana nishimwe. Reka duhere kuri iki giti cyonyine ubwacyo cya avoka. Iki giti cya avoka nukibona gishishe ukakibona ari cyiza, icyo giti kizaba kiri gusobanura Imana. Nukibona gishishe ukakibona ari cyiza, kiri gusobanura Imana. Ariko nukibona ukakibona kimeze ukuntu, ukabona ni igiti nyine kirumbye ukuntu, nabwo hari uburyo gishobora kuzamo kigasobanura umuntu. Mbese iki giti gisobanura uburyo bwinshi, ariko turi gusobanura ibijyanye nyine na avoka n'ibijyanye n'ibyo Imana iba ishaka kukwereka. Nkwibutsa ko niba hari ibyo udasobanukiwe utwandikira muri comment, ukatwandikira ukatubwira ngo ibi n'ibi n'ibi, turagusobanurira tukurangira urubuga ucaho, warangiza ukaba umunyamuryango, ukaba umwe muri twebwe, tukajya dufatanya. By'umwihariko yuje nta badayimoni ufite, ndizera ko uru rugendo turufatanyamo tukajyana mu nzira imwe mu izina rya Yesu. Iki giti nukibona nyine gishishe gitoshye kimeze neza, kiri gusobanura Imana. Noneho nukibona ukakibona kiriho avoka nyinshi, hari igihe ubona kiriho avoka nyinshi ukabona ntago zeze, hari igihe ushobora kuzibona reka mvuge ngo ni umweru kuko cyangwa ni icyatsi kibisi, ukazibona zisa icyatsi kibisi zitarera, ukabona nta n'imwe ukuyeho. Icyo gihe Imana iba iri kukumenyesha ko nusenga neza, ayo ari amasezerano igiye kuguha, izayaguha nubwo abataragera igihe cyo gusohora. Iba iri kukumenyesha ko ari amasezerano igiye kuguha, kandi nuyasengera neza azakugeraho ari ay'umumaro. Niyo mpamvu ubona hariho avoka nyinshi. Noneho hari n'igihe uzibona ari nyinshi ukabona harimo iziri kugenda zigwa, ukabona zirimo zirahunguka zigwa hasi, akaba ari izo ugeraho ugasanga ziraboze. Nugera ku izo avoka ukabona ziraboze, wayitora ukabona iraboze, Imana izaba iri kukumenyesha ko hari ahantu wagiye gusengera, hari abo mwagendanye bakugambiriraho ibitari byiza. Mu masezerano wasezeranijwe, Imana izaba iri kukumenyesha ko harimo ayo wahawe y'amahuri. Amahuri sinzi niba ubyumva, ni amasezerano nyine y'ibipfu. Umuntu akakureba akoresheje amarangamutima yiwe, yabona ukuntu wimereye cyangwa ukuntu umeze, akakugabira ikintu nk'aho ari we Mana igitanga. Urugero, akaba yaguha imodoka se, cyangwa akakubwira ati Imana iguhaye inzu, kandi ntayo, nta n'ijwi rivuye ku Mana, ni ibintu yitekerereje kuko abona uko bimeze n'uko biguhagarariye, akavuga ati reka mve kumubwira gutya kugira anyemere ko ndi umuhanuzi, kandi Imana ntabwo ikora gutyo. Rero nubona utoragura avoka ukabona ziraboze, nyine nicyo Imana izaba ishatse kukubwira. Niyo mpamvu ugomba kubanza gusengera amasezerano wahawe. Erega naho
waba uterekwa iyo Imana ivuga nawe urabyumva, wumva hari impinduka iri muri wowe ako kanya, naho utahanura wumva ko hari ahantu ibyo bintu biri kuva. Imana nishimwe kandi Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Nuko noneho ari no kubona rero ukabona igiti kiri imbere yawe, kiriho avoka zitukuye, ukajya kubona ukabona hariho nk'avoka ebyiri nziza nini nziza koko, mbese avoka z'imishishe, reka mbivuge gutya, avoka nziza. Izi avoka ziba ziri gusobanura ko hari amasezerano n'imigisha Imana igiye gusohoza, kandi akaba ageze igihe. Nubwo ageze igihe, wibuke ko haracyarimo akanya, kuko ntizaguye hasi ngo uzifate cyangwa uzitore, nta nubwo wuriye ngo ujye kuzica. Noneho nuzibona izaba iri kukumenyesha ko hari imigisha myiza myiza ibiri ikubikiye ivuye ku Mana, iriho n'amaraso yayo, igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wakubambiwe ku musaraba i Golgotha. Biri kukumenyesha ko hari uruhisho iguhishiye ruvuye kuri yo. Aho ngaho iyo usenze neza ukaba maso, bajya baririmba ngo uyegereye aragabana, aho ngaho nawe uba wenda kugabana. Noneho hari n'igihe ubona rero wuriye icyo giti, icyo gihe Imana iba iri kukwereka ko hari ahantu umaze kugera. Iyo wuriye igiti biri kukubwira ko wageze kuri yo neza, uba watangiye kwinjira mu mugisha w'Imana. Noneho iyo uziciye ukabona urazitwaye, igihe kiba kigeze ngo ufate amasezerano Imana yaguhaye, uhabwe amasezerano Imana yaguhaye. Kubona uzitwaye ukabona ntizihiye, uba usabwa kurindira nyine ako kanya ko kugira zizashye, kugira zizashye niko kanya karimo, kugira ngo umugisha wawe ubashe kuwurya nta muntu uguhagaze hejuru. Amasezerano Imana yaguhaye, amasezerano wakoreye igihe kinini, ubashe kuyageraho nta muntu uguhagaze hejuru. Niyo mpamvu uba ubona uzitwara zidahiye. Noneho hari no kuzitoragura zihiye ari nziza, ukabona urazitwaye. Biterwa n'icyo uzitwayemo, nabyo bifite icyo bisobanuye kuri wowe. Icyo utwayemo izo avoka biba bifite icyo bivuze, n'ahantu uri guca biba bifite icyo bivuze, n'ahantu unyuze, umuhanda uciyemo, aho uzijyanye haba hafite icyo havuze. Niyo mpamvu ukwiriye gusenga uhojejeho, kugira ngo Imana irusheho kubana nawe, irusheho kugusobanurira byinshi byimbitse. Imana niguhe umugisha. Noneho kubona nyine uzitoragura zihiye, Imana ibikubwira ko igihe cyawe kigeze cyo gutabarwa. Nubwo ushobora kubona uri mu kaga, ukabona uri mu makuba, ukabona uri mu ntambara nyinshi zikugoye, ukabona ntaho ubutabazi bwava, ariko igihe kiba kigeze cyo gutabarwa n'Imana, igihe kiba kigeze cyo kurengerwa n'Uwiteka, igihe kiba kigeze cyo kubohorwa n'Imana, cyo kwakira umugisha wawe kiba kigeze. Naho nta muryango wabona wo kugutabara, naho nta nshuti, naho nta wakurengera, igihe kiba kigeze Imana ikishakira inzira, kuko iyawe uba warayishakishije ukayibura, inshuti warashakishije muri zo ukabura. Rero icyo gihe ni igihe kiba kigeze Imana ikikorera. Noneho yakoresha ibiti, yakoresha amabuye, icyo nzi cyo buri cyose aba ari umukozi w'Imana. N'ibuye ryaba umukozi w'Imana, kuko hari igihe ikubwira ukanga kumva, wagera mu nzira ugasitara, bigatuma usubira mu rugo ukava amaraso nyine, kuko wanze kumva. Icyo gikomere gitumye usubira mu rugo ni uburinzi Imana ibikoresheje, kandi ikoresheje ibuye. Bishatse kuvuga ngo Imana irakora, ikora n'ibiruta cyane ibyo utekereza, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Rero nagusobanuriraga kuri iki giti cya avoka. Ntibibagirwe gukanda like, ntibibagirwe gukora share na comment, niba uri inshuti yacu by'umwimerere, atari ba bandi bagendagenda uko babonye. Rero iki giti cya avoka hari n'igihe ukibona ku musozi, ukabona uri kurira umusozi ujya gushaka iyi avoka. Byose nabyo bifite icyo bivuze. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana isobanura byinshi, kandi itanga ubwiru bwinshi bukomeye cyane. Niyo mpamvu naje hano kuri iyi channel, ariyo inzanye
kugira ngo dufatanye imbwira ngo ngufashe, kandi nawe ko ngufasha nawe niko ugomba kumfasha, kuko twese tugomba gufashanya kugira ngo tubashe kugera ku cyo Imana yadusezeranije. Imana nibaha umugisha rero, n'ibindi turakomeza kubana nakagaruka mu izina rya Yesu Kristo, tuzajya duhora kugumana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Imana ikugirire neza aho twumvishe, aho uherereye mu gihugu cyose icyo ari cyo urimo. Imana ikwiteho kandi ikumenyeshe n'ibindi byose